Songa ujya ngo niba birangiye. Cyo munyihamagarisha ushaka iki? Muraho Turahari nyine. none se urabizi kandi Kigali we muvandimwe wenyine ngira. Nje ntago ndi umuvandimwe wawe ariko Ushaka kutabyemera gusa kuri ngiye byarenze ubushuti umbera umuvandimwe. namaze. Amakuru y'iminsi sera. Sha amakuru ni meza kabisa gusa ka kazisha byaje kugorana pe. Sha ubundi se uburyo wahoraga wiyemerana kari akazi ubundi kugira ngo kari kuramba. Hanyuma se mu rugo ho bimeze gute ko nzi ko rwakingaga babiri. Sha byo tubyora bwurika mbere injiye reke guhagarara ku muhanda. Injira rwose ni karibu dore genda wicare hari. Ubu ngubu ikintu ngiye kukubwira ni ikintu kimwe. Irunguriye imereye nabi muri ino minsi nje kugusura nzazahorana nagusura muri ino minsi kabisa. Sha ujya kabisa nta kibazo. Ibiryo se nako ibintu se biragenda hano umeze neza urashima Imana. Biragenda nta kibazo rwose kabisa. Ubundi waje tukajya kwicara ruguru ko hano se turaguma duhagaze. Tugende nari. Niba hari abantu nari nkumva nawe uza ku mwanya wanjye. Urabeshya. Ahubwo se wanishe kuri phone yawe ho gatoya. Telefone niyo ushaka se. Uretse ngukuremo password ushaka kuyimaza iki? Ndashaka kuba niki nazagemo wakundaga gukina. Ubu sura cyanazibuka. Ndazibuka rwose. Ariko rwose. Ariko nawe kari akagwa ngo ni gahanga kigeze kagusura. Byiworere twe yaragiye no kunyirukanisha mu rugo. Byagenze gute se wewe ko ngiyewe yazakarya ibyo bya buri munsi atana haye. Nimbe nawe yarajyaga uzi ngewe yarazaga akaryama mu buriri bwa papa sha. Yamaye nka data ko numva yisanzura mu ngo zose se. Gahanga rwose amakuru y'iminsi se sha. Songa ujya ngo niba birangiye. Kugishukuri ni wanyu yarahazaga. Ibaze twe yarazaga ikiro cy'umucera akakirya yarangiza ibindi bisigaye akanabicyura. Ubu ngubu waruje wikumburiye kwikinira game. Gahanga rwose. Kirango se cyawe. Gahanga. Abo mu rugo biragenda. Sha mu rugo nyine nubwo bibaye ari ibisazi. Ako zirunguri bari riyo. Ujya iyi game nayikina se buriya. Ntayo naje. Ariko nuko na telefone ukigira. Yaheze nigeze nanayitungira ko yari yarapfuye. Kare. Nese unakaze. Nese hamwe wakoraga ntabwo. Ariko ko wagira ngo urashaka kureba game nawe urashaka kureba. Vana amaguru muri zine. Nawe wiri gukina game. Vana amaguru muri zine. Nakubangamira. Nta kibazo rwose nta kibazo ikinira akagame. Akanyagosha iyo karangizaga no kukubangamira kakanabibona ko kakubangamiye. Karenzaga ijambo rivuga riti ngo ndakubangamiye. Hafi aho rwose nanjye yajyaga bimbwira muvandi ndakubangamiye. Ahubwo se wajya kuzana mu gihe uri gukina game reka nzana icyayi mbe ninywera nta kibazo. Yewe ahubwo ubutaha nagaruka nzana mufungiye. Aho waburengereye sigaho. Ntuzi ko twakuranye yego tugize icuro ry'imigani mu baturage ariko ntabwo tugomba gute tumufatira icyemezo nk'icyo. Icyemezo ni icyo umwanzuro nubu inkoko niyo ngoma. Uzi ko asigazi n'igihe icyayi cyo mu rugo gihiye. Undi se cyangwa iminsi ntiri gukoniwe. Ariko za ubu wicaye umuvandimwe yaje kugusura. Ubu wicaye umuvandimwe yaje kugusura. None nabashakaga icyayi. Nze kutambwiye ngo rwose. Ariko iki cyayi mushamo akantu k'agatanga wise keshi. Uzi ko gakiza byinshi n'inkorora byose hamwe. Ahubwo se wamaye ikintu cyangwa kukuzanira icyayi. Ko mushamo agasukari keshi. Agasukari se siko keza, agasukari niko keza. Ko nange muna akira. Nako babure. Wazanye se ngaho ngufashe kuri telefone. Byose sibya harwo nkubangamiye. Ya nta kintu ntwaye rwose uri umuvandimwe se uri umuvandimwe. Wewe nkwa kabisa wumva ushize inzara ukine n'akageme umuvandimwe. Wowe kina kabisa wumva uguwe neza. None se shaka utajya kwiga. Barambwiye ngo ushaka gukomeza kwiga ukagera muri za university. Muri ino minsi navuze ati nasuye umuvandimwe n'undi muntu. Nta n'ikindi kintu waba ukoze ariko. Ubwo se udasuye umuvandimwe waba ukoze. Niko.
reka njye kuzana nanjye icyayi rero nkwe nimba ndabona nawe nawe kino cyayi cyari kiryoshye. si cyari neza se. Kano gakombe bukihoreye nshobora kugira ikindi kintu nkamaze. sha tutwaramwirukanye ariko ese avanga agiye mu cyaro. uzaba mu cyaro agiye kujya rurakinga barindwi. sha uriya mwana w'Imana nabonye ari urusenda. nushaka umwitega pera ariko si byamubuza kurya ibiro 4 by'umuceri agakomba n'isafuriya babitekeyemo. ibiro 4 ahubwo muri iyi minsi katari kuza kunsura ari kujya kuzirya hera. inyiso ntagarasoje ukubiza isavumbiki. inyama. aha reka nitahire nasanga aribyo nari guteka yabitwaye. ngaho gira gutya ni ntari bikabisa. ntari binangira reka njye kureba. yego avandimwe gahanga shaka ikanje ariko mubisha ukuntu kaba karyoshye. Uzanye n'ikindi. Akaje twa. hano se si cyashizemo. Iyi muteka icyayi kiryoshye. nawe rero zana nanjye. Si twavuka Yesu ubizi twakuranye. yego ndabizi ko Turi abavandimwe. Yego. Warase umuvandimwe yaza kugusura ntumeye kuri iki cyayi kiryoshye. Izi nzara naje mfite zana nanjye mweho rega nuko nari maje kugiteka siri kumva ko gishyushye se. Rega wowe wa hano isani sawa wanakinywa. Ahubwo isani sawa wowe wanakinywa. Reka njye n'inyweri. Izi nzara naje mfite. nta kibazo. Nicyo abavandimwe baberaho. Si byose? hari ikibazo se. Harabwo mubangamiye se? hapi ni ukuri kw'Imana ntabwo mbangamiye. Umuvandimwe neza se. Umuvandimwe. Umuvandimwe. Ese muri no minsi kutanyishimiye bimeze bite? urambangamiye. Kubasha njye ntabwo nakubangamira kabisa. Sinanazongera kubangamira niba ujye ubona nkubanga. rero reka nkubwize ukuri. ubundi umunsi wari ugeze ngo urandambiye guhera kuwa mbere kugera ku cyumweru. desha ukongera ukagaruka. ubundi wajya ugenda ukarya iwanyu. Muvandi nuko umbwiye? nuko nkubwiye nyine. Ese uyobeye ko twakuranye? njye ntabwo nakuranye nawe. Ubu ngubu ndakubonye none. Ubu ngubu ngiye kuhita nigendera sinzongera no kukubangamira. ahubwo wari watinze. Se ubu ngenda urabyemeje neza? genda nyine ndabyemeje. Sawa. twari waranyiziritseho wagira ngo uri rwiziringa. usibye ko akabazo kabayemo ari uko nabuze umuntu wankuburira hanze y'igipangu, ariko ibindi byose ni sawa rwose. Ego ok, reka nze ndebe nta kibazo ukuntu bimeze hanze, ndebe n'uburyo hangana mpite nza nkubwire nta kibazo. ubundi sha uri gatumwa cyangwa waje mu ihembe barakunerereje? Sha nuko narinje ndavuga tereka mfashe ku muvandimwe ariko narinje no kugusezera. Cyuma Munyihamagarishwe ushaka iki? muri aho Turahari nyine. none se urabizi kandi i Kigali we muvandimwe wenyine ngira. Njye ntabwo ndi umuvandimwe wawe, ariko Ushobora kutabyemera gusa kuri njye byarenze ubushuti, umbera umuvandimwe. namaze. Ndabona i Kigali hari kunanira ngiye mu cyaro.
sha rero nari nciye hano ngo ngushimire iminsi twabanye neza. oya nta kibazo kabisa. Gusa niba iminsi twamaranye naraguteye igikomere nturipfana umbwire nsaba imbabazi. oya nta kibazo bro, ntaribi kabisa. Ninjye kukubwira ko ngiye iyo ngiyo mu cyaro sha ubuzima buzaba bubi. sha ihangane bro, ariko genda wenda uzabona abandi bavandimwe. Sawa rero ndagiye. Genda rwose nta kibazo, uzabonayo izindi nshuti. Ariko mu cyaro barananyanga. oya wowe genda bazagukunda, uzitware neza bazagukunda. Gusa reka ngende nyine ubwo ngubwo. Genda kabisa, uzahirwe utunge inka zikamwe, ngaho genda. Ubu se mu cyaro ko bananyanga ubu nzahamagara nde ngo tunavugane. wowe ntugire ikibazo rwose, wowe genda ushaka agafone n'amayinite nzajya nyakugurira umvugishe nta kibazo. Hari iwacu habayo n'abagizi ba nabi banakugirira nabi da. oya nta kintu uba we wigira ubwoba we nta kintu. Sawa sawa rero genda yewe. sha gusa ubuzima bwaho ni bubi kandi buranakakaye. nzagusengera. Abagizi ba nabi bashobora no kuntega. wowe genda ariko wagiye. Ariko cyongeye numvaga naguma aha ukancumbikira ijoro rimwe. ibyo rero ntabwo byakunda, bisibe mu mutwe wawe. Ubu se mani ijoro rimwe kwihangana byakunanira? ubu wasanga iyo usinziriye unagona. Iyo ntariye. nizere ko aho wavuye yuriye. Gusa niba mufite ibindi bya byiza kurushaho. ntabyo. Aha sawa ejo saa sita nzataha. ngo saa sita? saa 10 ndaza kugukangura. saa 10 koko? ahubwo saa 9 uraba uvuye hano. nta nimuhwe koko? njye ntabwo ndi mama wawe. Reka nzana utwenda twanjye turi hano hanze ndahita nzana dukeya. ihute. Muvana ngano waza tugere mu nzu. ariko uje gutura. Happy nje kubana.